w'i Babuloni igihe kiragera yubaka ubwami bukomeye. Arimo atembera aravuga ngo iyi Babuloni niyubakiye umudugudu ukomeye, arishima cyane, yishima ubwe, yihesha icyubahiro, yazanamo Imana mu magambo yavuze icyo gihe. Imana birayakaza cyane bituma imufata imujyana mu ishyamba amara imyaka 7 arisha nk'inyamaswa kubwo gusuzugura Imana. Ariko twebwe twagira ubuntu bukomeye, ntabwo tugomba bwiza bwa Yesu Kristo. Turabaramukije mu izina rya Yesu, amahoro y'Imana abe murimo. Tubazaniye inkuru nziza, ijambo ryiza ry'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Amahoro y'Imana akomeze kubashoboza kugira ngo murusheho kubyumva neza kandi bagire umumaro mu gihe cya none no mu gihe kizaza, bizabere iby'umumaro. Tugiye kuganira ku ijambo rifite intego ivuga ngo Yesu niwe byirato ku bamwizeye, cyangwa se Yesu byose bamufite. Mbere ya byose reka dusenge Imana kugira ngo dutangire, ko twebwe ubwacu ntacyo twakwishoboza, ariko iyo tuyobowe n'umwuka w'Imana, Imana dukoresha iby'ubutwari. Data, mu izina rya Yesu turagushimiye kubw'umwanya mwiza uduhaye, tugiye kumva n'ijambo ryawe. Reka Data mwiza, ijambo ryawe ribe muri twe, rirusheho kudukomeza kandi ritugire abirangirire mu byo kukumenya. Urakoze rero ugiye kubana natwe mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rifite intego ivuga ngo Yesu niwe byirato by'abamwizeye. Kwizera Imana ni ikintu gikomeye, cyangwa kwizera Yesu nibwo butwari, kuko utizeye wese Yesu Kristo ntazabona Imana. Kuko ngo abamwizeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ibyo dukora byose rero ntabwo tugomba kwirata twebwe ubwacu, ahubwo tugomba kwirata Yesu Kristo, kuko niwe mwami w'ubugingo bwacu n'ubuzima bwacu. Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu Bakorinto ba kabiri, Abakorinto ba kabiri ibice 10 duhere ku murongo wa 17 tugeze kuri 18. Haranditse ngo ahubwo uwirata niyirata Uwiteka, kuko uyogeza atari we ushimwa, keretse umwami wacu yogeza niwe ushimwa. Igihe tugezemo cyangwa isi ya none, tugeze mu gihe abantu bose bari guharanira gushaka icyubahiro ku giti cyabo cyangwa se ubwabo. Umuntu akumva ashaka umuntu w'ikirangirire, akumva ashaka kwishyira hejuru, ashaka kumva umuntu ukomeye isi yose ikamumenya, akumva ibyo byabimuhagije. Ariko abamenye Yesu Kristo tuzi neza ko ibyo byose nta mumaro bifite, ahubwo iyo uzamuwe n'Imana nibyo bifite umumaro. Twabonye benshi bagiye basuzugura Imana bagashaka icyubahiro, Imana ikabakuraho umuhamagaro wabo yari yarabahaye. Uwitwa Nebukadinezari yari umwami w'i Babuloni, igihe kiragera yubaka ubwami bukomeye. Arimo atembera aravuga ngo iyi Babuloni niyubakiye umudugudu ukomeye, arishima cyane, yishima ubwe, yihesha icyubahiro, yazanamo Imana mu magambo yavuze icyo gihe. Imana birayakaza cyane bituma imufata imujyana mu ishyamba amara imyaka 7 arisha nk'inyamaswa kubwo gusuzugura Imana. Ariko twebwe twagira ubuntu bukomeye, ntabwo tugomba kumva ko icyubahiro Imana iduhaye ari icyo kugira ngo twinezeze twebwe ubwacu, ahubwo igomba kuba impamvu yo gutuma turushaho kwegera Imana tukayikiranukira. Kuko ijambo ryatubwiye mu Bakorinto ngo ahubwo wirate niyirate Uwiteka. Uwirata wese ibyo ukora byose, imigambi yawe yose, usingiza Imana. Wirate Imana, uvuge ko Imana ari ishobora byose, kandi umenye ko ibyo byose kubigeraho atari imbaraga zawe, ahubwo ari imbaraga z'Imana. Sawuli nawe yari umwami wa Isirayeli, Imana yari yaramatoranije imigira umwami wa Isirayeli, imukunda kandi imwishimira. Igihe kigeze aza kugira ubwibone, yitandukanya n'Imana, yiha icyubahiro, ntiyaha Imana icyubahiro, ahubwo we yihesha icyubahiro ko Imana yari imaze kumugira ukomeye. Ibyo nabyo byatumye Imana imurakarira kugeza ubwo yamukuye ku bwami, ikimika undi mwami Dawidi, uko we yubahaga Imana kandi akayihesha icyubahiro. Ngo kuko uyogeza atari we ushimwa, keretse uwo umwami wacu yogeza niwe ushimwa. Iyo uhisemo kwiyogeza wowe ubwawe, ibyo biba ari imfabusa, nta mumaro bigira. Ahubwo kwemera ushyirwa hejuru n'Imana, ukayoborwa n'Imana, ibyo bigira umumaro mwinshi cyane, kuko uwo Imana ishyigikiye iramukomeza cyane. Tugomba rero gukora ibintu byose turushaho kugendera
mu buryo bwose bwiza buhesha Imana icyubahiro, tukareka kwegeza twebwe ubwacu, tukamenya ko ubuzima turimo ibyo turi byo tarito dufite atari uko ari ubwacu ahubwo ari imbaraga z'Imana zabidushoboje. Ijambo ry'Imana riracyatubwira ngo Yesu ni byirato by'abamwizera. Umuntu wese wahisemo gukurikira Yesu Kristo ugomba kwizera Yesu Kristo, ukamenya ko ari we mwami ukomeye, ukamenya ko ari we ushobora byose, ukamenya ko uriho ari ubuntu bwe, ari ubuntu bw'Imana, ari ubutwari bw'urimo, ukamenya ko atari imbaraga zawe zatumye ugera kuri ibyo ufite. Icyo gihe bizatuma Imana irushaho kukwishimira, irushaho kongera ubusabane nawe, irushaho kugira ikirangire mu bundi bwo ikwagure cyane, amahanga yose akumenye, ikubahisha, kuko ngo umwami yirata niwe, cyangwa se umwami yogeza, uwo niwe uzabona umugisha ukomeye. Naho wa wundi yogeza akishyira hejuru, uwo nguwo Imana imukuraho amaboko. Impamvu y'iri jambo ni ukugira ngo turusheho kumenya yuko ibyo turyo byose atari imbaraga zacu zabitugejejeho cyangwa zabidushoboje, ahubwo ari urukundo rw'Imana n'ubuntu bwayo. Ibyo bikadutera umwete wo kurushaho guhesha Imana icyubahiro, tuyumvira, tuyikorera kandi tuyikiranukira, kuko mu kubaha Imana no kuyirata harimo ibintu byose twifuza. Abantu benshi rero barabyica, bamara kuva ari umuntu woroheje uri hasi uciriritse, yamara kuzamuka akagera hejuru agahitamo kuyogeza ubwe, akibagirwa Imana. Ibyo byagiye biba ku Bisirayeli, bibagirwa Imana bakuye mu gihugu cya Egiputa, ikabakura muri bwa butayu, ikabambutsa Yorodani babireba n'amaso, ariko bageze mu gihugu cy'isezerano bibagirwa ko Yeriko wari umudugudu ukomeye, Imana ikawuhirika bakinjira muri icyo gihugu. Baribagirwa, basenga ibishushanyo, basenga ibigirwamana, kugeza ubwo Imana yabarakariye cyane, barongera basubira mu bunyage kubera ko basuzuguye Imana. Icyo twifuza ni ukugira ngo turusheho kongera ubumwe n'Imana. Ibyo dukora byose duhesha Imana icyubahiro, kandi twirata Imana, twe kwirata twebwe ubwacu. Tube nk'abantu bajijutse muri Kristo Yesu, kuko Imana itanga ubwenge. Iyo yumviye ukayubaha, iguha ubwenge n'ubushobozi bwo kunguka ubundi bwenge bwo kurushaho gukorera Imana. Ibyo dukora byose, waba uri umuririmbyi, waba uri umuntu w'ubutumwa, waba uri umuntu umudiyakoni, cyangwa se undi muntu uwo ari we wese, ibyo ukora byose ugomba kwirata Imana, ukumva ko Imana ari Imana yo kwizerwa, kandi ko ari Imana ikwiriye icyubahiro cyayo, kuko yari ivugiye ngo ntabwo icyubahiro cyanjye nzagiha undi. Ni Imana rero itemera ko icyubahiro cyayo ugiha undi. Iyo ufashe icyubahiro cy'Imana ukakihaho ubwawe, Imana igukuraho amaboko. Ariko iyo ufashe icyubahiro cy'Imana ukagiharanira, ukagisigasira, Imana yakuzamura. Uwitwa Moridekayi ku irembo ibwami yahesheje Imana icyubahiro. Uwitwa Namani yari afite ingeso yo kuza yihesha icyubahiro, ahageze hose abantu bamwunamira, bamuha icyubahiro. Ariko uwitwa Moridekayi kuko yaramenye Imana kandi azi ko icyubahiro ari icy'Imana, ibyo byatumaga arushaho gukomeza kubaha Imana, akavuga ngo ngiye ntabwo nakunamira umuntu ngo muheshe icyubahiro muramye, kandi nzi ko mu ijuru hari Imana ishobora byose ikwiye icyubahiro. Icyo gihe Imana yishimira Moridekayi cyane, iravuga ngo kuko wampesheje icyubahiro nanjye nzakuzamura. Yamugize umuntu ukomeye, atambagizwa umurwa, ahetswe n'ifarashi umwami yagenderaga, ndetse yambaye n'imyenda y'umwami, kubwo guhesha Imana icyubahiro. Iyo uhesha Imana icyubahiro, nawe guhesha icyubahiro ikakuzamura. Tugomba kwirinda no kwishyira hejuru ngo twiheshe icyubahiro, ahubwo tukaba abantu bajijutse, bakuru, basobanukiwe, bahitamo gukora ibyo Imana ishima, bayihesha icyubahiro. Mu Bakorinto ba mbere ibice 13 ku murongo wa 14 hari amagambo avuga ngo, Abakorinto ba mbere ibice 13 ku murongo wa 11 haranditse ngo nkiri umwana muto navugaga nk'umwana muto, ngatekereza nk'umwana, nkibwira nk'umwana muto, ariko maze gukura mva mu by'ubwana. Haranditse ngo nkiri umwana muto navugaga nk'umwana muto, ngatekereza nk'umwana muto, nkibwira nk'umwana muto, ariko maze gukura mva mu by'ubwana. Ibyo dukora byose tugomba kumenya ko twajijutse cyangwa se twateye indi ntambwe. Ntitugume ahantu hamwe, ntitugume kuba nk'abana, ahubwo tugajijuka mu byo dukora byose,
tukamenya ko icyubahiro cy'Imana, niba barakubwiraga kera ukiri umwana ugomba guca muri iyi nzira, umaze gukura warakira ubuntu bw'Imana, warakiriye ubuntu bwiza bwa Yesu, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ugomba kwizera Imana ugakora ibyo gukiranuka ndetse ukahesha icyubahiro, ukareka kwibwira nk'umwana muto, ukaba umuntu ujijutse. Ko iyo wizeye Imana iguha ubwenge, iguha imbaraga, iguha ubushobozi, iguha ubutware. Ntabwo rero ugomba gusuzugura Imana ngo icyubahiro cyayo ari wowe ukiha ubwawe, ahubwo ibyo ukora byose reka ibyo tugambirira, imigambi yacu n'imipango yacu yose ibi guhesha Imana icyubahiro, nayo izaduhesha icyubahiro. Tureke kwihesha icyubahiro twe ubwacu, ahubwo duhesha Imana icyubahiro, kuko mu guhesha Imana icyubahiro niho tuzabonera icyubahiro. Ariko mu kudahesha Imana icyubahiro n'abo twari turimo tuzibura ubwacu. Tayitire wari ufite uzayibura, ariko nuhesha Imana icyubahiro izakuzamura, kumenyekanisha mu mahanga yose uko wubashye Imana ukahesha icyubahiro. Yesu rero n'ibyirato ibyo dukora byose tugomba kwirata Yesu Kristo akaba muri twe, uko niwe uzaba uri ukuri mu bugingo. Tugomba kuba muri we, amagambo ye akaba muri twe, ndetse tukaba ari we twirata, kuko hahirwa uwirata izina ry'umugabo witwa Yesu, hahirwa uwirata Imana, hahirwa uwirata ko yamenye Imana. Ntabwo hahirwa uwirata ko yize amashuri menshi afite umwanya ukomeye, ahubwo uwuhiriwe ni wa wundi wirata ko Yesu Kristo ari umwami w'ubuzima bwe. Buri wese rero aharanire kugira ngo nawe Imana imubone neza, ndetse abe umwe utuma icyubahiro cy'Imana kirushaho kuzamurwa kigashyirwa hejuru. Icyo gihe nawe Imana izakusanga ikugirire neza, ikwambika imbaraga, ikugira umuntu ukomeye, iguheshe icyubahiro, ikubahishe, igukure hasi hahana abantu babona ko ntacyo uri cyo, ikugire ikirangirire mu mahanga yose menyekane ko uri umuntu ukiranuka. Petero na Yohana bageze ku irembo ryitwa Ryiza, basanga umuntu wari uremaye amaze igihe, arabatumbira azi ngo agira ngo abasabe, arabasaba ariko ko ntacyo bari bafite. Baramubwira ngo ngo dutumbire, ariko yibwira ko bashaka kumuha. Nuko Petero atera amagambo aravuga ngo ifeza n'izahabu ntabyo dufite, ariko icyo dufite turakirwa mu izina rya Yesu. Amufata ikiganza aramuhagurutsa, arahaguruka, binjirana mu rusengero ahimbaza Imana. Abantu baraza batumbira Petero na Yohana. Icyo nshaka kuvuga ni kwa guhesha Imana icyubahiro. Yumve ko ibintu ukoze ari imbaraga zayo zibikoze, ahubwo ukumva ko ari imbaraga z'Uwiteka zibikoze. Nuko abantu baraza bahuriraho, barabatumira cyane. Ariko Petero turamagambo aravuga ngo mbese mwibwira yuko ibi dukoze ari imbaraga zacu zibikoze? Ntabwo ari imbaraga zacu zitumye umuntu ahaguruka, ahubwo ni imbaraga za Yesu Kristo, ni imbaraga z'Imana. Wa wundi mwishe, uwo niwe ufite ubutware bwo gukora ibi ngibi, niwe uri muri twe, niwe udushoboje gukora ibi ngibi. Abantu barizera, abantu barihana, abantu bahimbaza Imana. Murumva neza ko aha ngaha Petero, ubwo abantu bari baje bamusanze ari kumwe na Yohana, bari kwishyira hejuru bakiyogeza, bakogeza izina ryabo, ariko bahisemo guhesha Imana icyubahiro. Baravuga ngo ibi ngibi mubonye ntabwo ari imbaraga zacu zibikoze, ni imbaraga z'Uwiteka. Ariko muri iyi minsi ya none umuntu arakora akantu gato, agahita yumva yabaye ikirangirire, agahita yumva yabaye umuntu udasanzwe, agahita yumva yabaye isi yayifashe, akumva yari hejuru cyane, akumva ibintu byakomeye. Ariko iyo wizera Imana uyihesha icyubahiro. Petero naramukunze cyane kuko yagize guhamya, ahamya Imana, aravuga ngo ibi ngibi dukoze ntabwo ari imbaraga zacu, ahubwo wa wundi mwishe, uwo ngo Yesu Kristo niwe udukoreye, niwe ufite izo mbaraga, niwe ufite ubushobozi bwo kunesha iyi si. Murumva rero ko mu guhesha Imana icyubahiro harimo ubutware bwinshi, kandi natwe tugomba guhesha Imana icyubahiro mu byo dukora byose. Reka dusenge Imana, tuzisemba imbaraga kugira ngo irusheho kudutera umwete, kurushaho guhesha icyubahiro mu byo dukora byose, kandi irusheho kutuneshereza ibituma byose ubwibone butuma tudahesha Imana icyubahiro ibukureho mu izina rya Yesu, ahubwo itwambike imbaraga n'ubutware bwo kugira ngo turusheho kunesha, tuyiheshe icyubahiro. Mana nziza, twumvishe ijambo ryawe ryiza, ijambo ryawe rirera kandi rirakiranuka. Tubwiye ko tugomba kwirata w'Imana kuko niwe ushobora byose. Reka ijambo ridukomeze kandi ridutere imbaraga mu byo dukora byose, ritume turushaho kwizera no kwihesha icyubahiro. Ari abaryumvise none bazabyumva, rizarushaho kubahindura mu izina rya Yesu. Amen.